Nongeye guha ikaze ukurikiye Titan Menya TV, nk'ibisanzwe tujya tubahereza amasomo ya elegitoronike agiye atandukanye. Mu masomo ushize nari nabigishije utuntu bita DC to DC converter ariko z'ama step up, ishobora gufata umuriro wenda wa gatatu ikaba yawuzamura ukaba wagera kuri 12, 24, 5 bitewe n'uwo wifuza bigendeye ku bibazo mwagiye mutubaza. Ariko uyu munsi navuze ngo reka none mbakore pratique nifashishije imwe muri izo converter. Urabona hano handitseho ko ari DC to DC, urumva ifata umuriro muri batiri cyangwa se ibuye, ubundi ikaba yawuzamura ikawushyira kuri kundi muriro ushaka. Ushaka kuba ushaka 5, ushaka kuba ushaka volte 9, cyangwa ukaba ushaka 12, cyangwa ukaba ushaka 24. Izo zose iyi converter yacu ishobora kuba yabigukorera. Nkuko mubibona urabona yitwa XL6009E1. Rero ubushize nababwiye kuri converter eshatu, hari agatoya, hari n'ingiyi iri mu wayeni, hari n'indi nini nababwiye gusa, ariko iyi ngiyi niyo nziza cyane kubera ko ushobora kuba wahindura voltage mu buryo wifuza kandi iroroshye kuba wayikoresha kandi igatanga umusaruro ufatika. Rero kugira ngo tuyipime turebe n'ukuntu ikora, tugiye kwifashisha iyi converter, twifashishe n'iri buye. Urabona iri ngiri ni ibuye rya volte 3.7 kuri miliampere hour 2800. Urabona iri ngiri ni ibuye risanzwe ririya ricagingwa, ndetse tuzaza kwifashisha n'insinga. Izi ni insinga turi bwifashishe, twifashishe n'izindi nsinga ariko zo ziriho n'utuntu tw'udupensete kugira ngo zize kudufasha kuba twapima mu buryo bworoshye. Rero ikintu tugiye kubanza gukora, tugiye kubanza guhuza bino bintu. Urabona iyi converter yacu iba ifiteho tamino ebyiri, ifiteho izo ku gice cyano cy'iburyo zanditseho out, ikagira n'izindi zo ku gice cy'ibumoso zanditseho in. Rero hano kuri in niho twinjiriza umuriro uvuye kuri iyi batiri yacu. Iri ni ibuye ariko ubundi iyi ngiyi iba ari na batiri kubera ko iracagingwa. Ubundi ikintu kibibuye iyo kidacagingwa, ariko iyo cyatangiye gucagingwa tukita batiri. Iyi ngiyi ni lithium ion battery. Noneho tugiye kubanza gusudira insinga za in hano zinjiza umuriro ziwukuye kuri batiri, ubundi tubone gukomeza no gukonekitaho n'ibindi, ariko twahereye kuri izi ngizi zinjiza umuriro ziwukuye kuri batiri. Urabona turafata uyu mukara tusudire hano kuri in negative. Tumara kuwushyira hano kuri in negative, dufate umutuku nawo tushyire kuri hano kuri in positive. Umutuku tuwushyira hano kuri in positive. Ubwo noneho tugiye gufata za nsinga ziriho udupenseti, kubera ko turaza kubikora tunapima kugira turebe umusaruro turi kubona cyangwa se output turi kubona. Video y'ejo nari nabakoreye ndi kubasobanurira output icyo ari cyo. Output ni umusaruro tuza kubona, ariko by'umwihariko amavolte, kubera ko hano tuba dukeneye amavolte. Urumva niyo output ya kano gakonverter. Turafata uyu mukara n'undi tuwushyira hano kuri negative terminal, cyangwa se uyu mutwe wo gukuramo. Hanyuma dufate n'uyu mutuku nawo tuwushyire hano kuri positive terminal ariko ya out. Ubwo out niho umuriro buze gusohokera wacu. Noneho icyiza cya tuno dupenseti cyangwa se cya tuno dupensi, urumva tumfasha no kuba nagenzura bino bintu kugira bitaza gukoranaho bikaba byateza short circuit. Urabona kano ngafatishije ku gikava cyaka kugira ngo bitaza kwibeshya bikaba byakoranaho. Ubu ngubu biba biri safe. Urabona hano converter yacu tumaze kuyisudiraho, insinga ziri bwinjiza umuriro arizo izi ngizi ziri kuri side cyangwa se ku ruhande rwa input, ndetse n'izi ngizi zindi ziri kuri side cyangwa se ku ruhande rwa output. Ubwo tugiye connectaho batiri yacu turebe ngo ese iyi converter yacu iraza kudukorera gute. Mbibutsa ko nta handi hantu wakura ubumenyi bugiye butandukanye bwa electronic atari hano kuri Titan Menya TV. Kandi n'ubwa mbere ugeze hano ndagusaba ko wakanda subscribe, ndetse no kundi video ukore like, kandi mujye no muri comment mugire bimwe mudusangiza ibya bitekerezo, inyunganizi ndetse n'ibibazo byose muri comment zanyu ndazisoma cyane cyane. Ariko kandi iyo mufitemo n'ibibazo ngerageza kuba nabisubiza, kuko nabonye mukunda kugira ikibazo cya pratique cyane. Niyo mpamvu muri no minsi ngiye uzambakorera pratique zisa naho zihagije kugira ngo zibashe kuba zabafasha gukura mu bya electronic, cyangwa se mugire ubumenyi buhagije muri electronic, by'umwihariko amasomo nk'aya. Urabona hano namaze kuba nashyiraho batiri yacu kuri kano gakonverter.
urabona hano dufite na za nsinga zirimo zirasohora umuriro. None kandi tuzane appareil yacu cyangwa se digital multimeter ubundi tubashe kuba twapima turebe ibyo ari byo. Urabona urushinge rwacu ruri kureba kuri multimeter, turanza tuyatse bwa mbere, iyo kintu cya mbere tugomba kubanza gukora. Ubundi tugiye guturuna urushinge rwacu. Urabona hano hariho ikimenyetso cya V, win voltage, ikurikiwe n'akamenyetso ka DC, kano kamenyetso k'akarongo n'utudomo dutatu nibyo bisobanura DC. Iyo hasi iba iriho akavi kariho akantu kameze nk'akagoronzoye, iyi ngiyi ni AC. Kandi twe tugiye gupima DC kubera ko yaba iyi batiri ibibitse umuriro wa DC ndetse n'iyi kompata twabonye ko ifata umuriro wa DC ikongera ikawuhinduramo DC nanone ariko yawuzamuye, kubera ko iri buye riba rifitemo volte 3.7, kandi twe dukeneye kuwongera tukaba twawugira volte 5, tukaba twawugira 9, tukaba twawugira 12, 24 gutyo bitewe n'izo twe dukeneye gukoresha. Ubwo rero tugiye gufata dusetting hano. Urabona hano muri 20 iyi appareil yacu yaza gushya tuzamuye tukageza muri 24, nyine twongereje umuriro tukageza muri 24. Turashyira muri 200 kubera ko urumva niyo nziza iruta ibyo bipimo byose turi gushaka kuba twafatiraho. Urabona ikindi kintu kigiye gukurikiraho, tugiye gufata tuno dupenseti buri kose tugashyire muri korudo bisa, ko twabonye ko twabisudiriye hariya kuri converter mu buryo bumeze neza. Umutuku ni positive ndetse umukara ni negative, cyangwa se umukara ni ugukuramo, umutuku ni uguteranya. Tugiye kubifungaho hano. Urabona umutuku nawufatishije kuri korudo y'umutuku n'umukara ngiye kuwufatisha kuri korudo y'umukara y'iyi converter. Rero ko mubibona, urabona converter yacu yari setinze kuri volte 5, yari setinze kuri volte 5. Noneho rero hano biri kugaragara neza, ndebe ahangaha biri kugaragara neza. No tugiye gufata turunevisi. Urabona iyi ngiyi birimo variable resistor, kano kantu k'ubururu n'aka variable resistor. Variable resistor ikintu bimaze ibishinzwe kudufasha kuba twakora bimwe nabwiye byitwa voltage divider, kuba twagabanyamo umuriro kabiri ariko bitewe na circuit iri gukoramo. Rero iyi ngiyi yo ikintu biri gukora urumva ibirimo iratanga amakuru kuri IC irimo hano kugira ngo bidufashe kuba twabona iriya miriro dukeneye. Rero tugiye kugenda duhindura hano kuri iyi variable resistor tugiye turebe nari imiriro ukuntu ihinduka. Iri buye ryacu rero ririmo 3.7 mu byibuke, ariko urabona converter yacu aho igeze iyo iri gutanga 5, urumva tayari umuriro wamaze kuzamuka, ariko ukaba ari DC, bivuze ngo iyi ni DC to DC step up converter. Tugiye noneho kuzamuka turebe. Kuzamuka ukaraga gusa n'ufungura ivisi. Urabona kundi ukaraga turunevisi yacu, niko ibipimo bigenda bizamuka. Urabona turi kuzamuka ariko ngende gukaraga ameze nk'uri gufungura ivisi. Bibutsa ko iyi variable resistor yo ntago igeraho ngo igende ihagarare nk'iriya dusanga ku maradiyo. Urabona izo volume z'iradiyo ikaraza ukagera hirya utubone ihagaze, ariko iyi ngiyi ikaraga mpaka yo irakomeza ikikaraga. Noneho urabona ko volte zacu zigeze ku 9, dusetting ku 9 ryuzuye. Urabona hano ubu ngubu twahita dufata izo volte 9 twazikoresha ikintu cyose dukeneye gikoreshwa na volte 9. Kadukomeze noneho tuzamuka tugere no kuri 12 turebe. Tugeze ku 10, 11, 12. Ushobora kuzisetinga neza zikaba ari 12 zuzuye. 12 zuzuye. Urabona hano nageze kuri 12 kuzuye neza, tugasetinga neza kabimo 12 kuzuye. Urabona hano ni 12 imeze neza cyane. Ingi wahita uyikoresha ahantu hose ukeneye gukoresha 12. Ambibutsa ko iyi converter yacu iba ifite limite kubijyanye na current cyangwa se na ampere isohora. Ingi nabwiye ko ingi isohora ampere byibuze inyinshi n'ebyiri. Urumva ishobora gutanga ampere ebyiri mu buryo buhoraho, ntigire ikibazo na kimwe iba yagira. Rero urumva nabyo no kubyitondera, nko mu gihe urumva hari igihe ushobora kuvuga ngo ni 12 volte ariko ahantu ugiye gukoresha usanga hakenewe na ampere zirenze 2. Icyo gihe urumva ntabwo iyi ngiyi ari nziza. Urumva ushobora gukenera izindi converter zitari iyi ngiyi, ariko mu gihe ibintu byo gukora bitarenza ampere 2 iyi ngiyi iba ari nziza cyane rwose. Kadukomeze tuzamuka none. Urumva iyo tuvuye kuri 12 akenshi izindi volte dukunda gukoresha none ziba ari 24. Reka tuzamuke turebe nimba nazishobora kuba yazigezaho. Tugeze kuri 18, 20, 24. Urabona hano twaziguyemo neza cyane rwose. Urabona izi ngizi nazo wazikoresha nka volte 24 dusanzwe ukoresha mu busanzwe, ariko mbibutsa ko nanone ugomba kugenderana ku cyo kintu cya ampere cyangwa se cya current iyi booster yacu isohora. Urabona hano tugeze kuri 24. None reka tupime noneho tumenye ngo ese iyi booster yacu ni izihe volte za nyuma ishobora kuba yatanga.
nyine zo hejuru itarenze. Tugiye kuzamuka turebe ahantu ibuze guhagararira iduha amavolute. Reka tubirebe, tugeze kuri 32, na 3, na 4, na 5, na 6, volute 20, 37 n'ibice 9. Urabona hano niho idashobora kuba yarenga. Iyi booster rero urabona ko ari booster nziza cyane, urabona ishobora kuba yagwa volute zigiye zitandukanye kandi ushobora gukoresha ahantu henshi hagiye hatandukanye. Urabona ko byibuze maximum cyangwa se volute ishobora kuba yagwa ni 38, ariko 38 ntabwo iri kugeraho neza, iri kuguma kuri 37 n'ibice 9. Rero niba wari ubwa mbere ugeze hano kuri Titan Menya, kanda subscribe, ukande like, ndetse ujye muri comment ubaze ikibazo runaka cyangwa se utange igitekerezo. Kandi mbibutsa ko mfite na group ya WhatsApp kuri ugejeje aha iyi video, kandi urabona kandi subscribe. Reba muri description iri hano munsi ya video, ahantu handitse akajambo gatoya ngo ni more, ukagakandaho ugahita ubona hasi ahanditse ngo chat/WhatsApp, ugahita ukandaho, njye mpita nkubona muri groupe nkahita nkwadinga. Kandi nkwibutsa ko pratique nk'izi ngizi muzaba muzibona cyane, ariko cyane mu buryo buhoraho. Navuga ko buhoraho nzambigisha theory kugira ngo manze mwumve ibintu, ubundi nindangiza aho bishoboka mpite mbakorera na pratique kugira ngo mubashe kuba mwabimenya. Mbibutsa ko comment zanyu na like ni ibintu by'ingenzi cyane kuri njyewe, kandi ni ibintu bishobora gusapotinga iyi channel igakora, kandi ukikura niko naho mugenda mubona ubumenyi bugiye bwisumbuyeho kandi buhagije. Rero reka duhuze ubutaha. Ciao.